Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 25. Mu 5:25 haravuga ngo ijambo nshaka kugira ngo mutekerezeho muryumve. Riravuga ngo ni ukuri ndabwira yuko igihe kije ndetse kirasohoye. Ngira tubyumve, ni ukuri ndabwira yuko igihe kije ndetse kirasohoye, ubwo abapfa bumva bazumva ijwi ry'umwana w'Imana, n'abaryumvishe bazaba bazima. Noneho ku murongo wa 28 ntimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye, bakazavamo abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Nkimara kumva ko ndibuze kugira twigisha ijambo ku munsi wa muzehe no kumuherekeza. Muzehe ntabwo namatuje, muzehe sinamatije, ariko amaze kugera inangaha muri za ntege nke ze yafataga ikibando akaza hano. Ikintu akigira imbaraga, ikintu nakundaga muzehe, ntabwo yashoboraga gusohoka hano ngo atahe atabanje kundira kuri ofisi, akabanza akambwira icyo Imana ivuga. Igihe kimwe yari afite ubuhanuzi, arambwira hari umuyobozi yambwiye kumuhuza nawe, ati wamborera umuyobozi uyu n'uyu nkahura nawe, ariko ndebye uwo muyobozi intera iri hagati yanjye nawe nsanga ntagerayo. Mpamagara Elias, nsanga guhakanira umusaza mu myaka arimo bitari bunyorohere. Noneho kandi nanone kumbwira ngo simbishoboye, kumbwira ngo ndabishoboye, nsanga ni ikizaba. Ariko mbere Elias turaza turamuganiriza, natwe twanabwiye ngo tugiye kubigerageza, natwe twanabwiye ngo iki ibintu twamubwiye, ariko umusaza agenda atuje. Rero aho yaziye akaba ataraje ngo ajye mu tubari nk'abandi basaza, akaba ataraje ngo ajye mu rundi rugomo, akaza aza mu nzu y'Imana, icyo kintu nacyo mutaraga cyane rwose. Ni nayo mpamvu nanjye numva ashize amanga yo kwigisha ijambo kuri uyu munsi we. Ndagira ngo iri jambo turi se n'abarisesengura turyumve. Biravuga ngo ni ukuri ndabwira yuko igihe kije ndetse gisohoye, igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo abapfa bumva. Aba bantu biravuga ngo barapfa, ariko ngo bapfa bumva. Icya kabiri, ubwo abapfa bumva kandi bazumva ijwi ry'umwana w'Imana, n'abaryumvishe bazaba bazima. Abantu bafite harimo amagambo atatu. Ijambo rya mbere bapfa bumva, ijambo rya kabiri bazumva ijambo ry'Imana, ijambo rya gatatu ngo bazaba bazima. Ayo ni amagambo bafite. Ndimo ndibaza, nahoze ntekereza, ndimo kwitegurira ijambo, mpita mbona umwihariko abera b'Imana bafite. Noneho mbareba mu isi, mbona ukuntu abantu b'isi dukirana turwana ubuzima twese, mbona ukuntu tubayeho twese twirukanka, abantu tuba dukirana. Ntabwo nakireka je narumaje nzajya kubona kuko mubone mu byago, ntabwo tuzakirana. Barumva twese tuba mu buzima bwa buri munsi, tuba twiruka duca hirya duca hino, ariko abera bo bafite ijambo. Twese abazima abari mu isi, igihe kiragera twese tukaba mu buzima, tugapfa, twese tugapfa. Ariko umwihariko w'abera ngo bapfa bumva, kandi niyo bapfuye ntabwo kumva kubashiramo, ahubwo kumva kubagumamo. Noneho ngo igihe kizagera rero ngo bumve ijambo ry'Imana, ngo kandi bazaba bazima. Iryo jambo rajya mu maze muryumve cyane. Abapfa bumva ni bande? Ese abapfa bumva ni bande? Reka ubu ngubu umuntu
twicaranye hano ushobora kuba twicaranye aha ngaha ufite telefone abantu batabizi, ariko njyewe ndabona njya muri biriza n'agatelefone kajya gatoya hanyuma amaherekezo dore kurugendo biravuga ngo hahingo ngo abapfa bumva dore ibanga ryiza. Ibanga nuko bakiriye kumva mbere, kumva bakiriye kumva. Hari igihe baguhawe bahabwa kumva kuri mu buzima bwabo. Ntabwo kumva babyakiriye ku munsi w'urupfu, ahubwo ku munsi hari umunsi bakiriye kumva. Noneho kumva babana nako igihe kigeze baragutana. Ubu ngubu ntureba ndahangaha mfite telefone ushaka gushaka umuntu uri ahangaha mudatekereza namuhamagara nanjye nkamubwira mubwire ufite telefone, ariko igituma muhamagara nuko njye nawe hari ihuzanzira riri hagati yanjye n'uwo muntu. Mwamahabwa icyubahiro. Hari ihuzanzira riri hagati yanjye n'uwo muntu, hari network, hari uguhuza hagati yanjye n'uwo muntu. Kuko rero afite simukadi, nanjye nkaba mfite simukadi, ndamuhamagara. Nimuhamagara aranyitaho. Urakaza mpamagara, ntusigiye guhamagara nde? Ambabura nimuhamagara ahitaze. Use nigera. Igituma muhamagara nuko mfite inomero ye kandi mfite simukadi. Mbore urebe kuri telefone yawe. Ubwo kuko telefone yawe ari nzima kandi ikaba ifite umuriro, ifite na simukadi, ndaguhamagara unyitabe. Reka muhamagara umuhagaze. Urabona araje. Uyu araje ku gituma aje nuko afite telefone ye. Mu yandi magambo ni mu telefone ye nizima, nanjye yanjye nizima, ndamuhamagaye ahita aza vuba cyane aranyitabye. Haleluya. Yakureba ni bazima. Ndakuko telefone iri mu muriro irimo simukadi, ndamuhamagaye aranyitaba ahita azamuka. Ni gutya bigenda bavane. Mwamahabwa icyubahiro. Ndamuhamagaye aranyitabye kuko ari muzima, araje. Ndangije ndamuyegereje. Mwamahabwa icyubahiro kuko telefone ye ari nzima. Haleluya. Mbariza mugenzi wawe, wowe uri urumva, mubarize ko yumva. Ayewe, mubarize ko yumva. Haleluya. Kuko telefone ye ari nzima kandi yumva, ndamuhamagaye ahita haguruka vuba cyane, ahita aza. Ngendo wecerewe rero. Ndamuhamagara ahita aza kuko ari muzima. Reka mubwire jambo. Ni ukuri ndabwira yuko igihe kije ndetse gisohoye ubwo abapfa bumva. Mwamahabwa icyubahiro. Ubwo abapfa bumva. Abantu barapfa ariko bapfana kumva. Reka nkwereke. Haleluya. Inde wundi mfitiye telefone se. Reka nkoresha amazi ngira ngo niwe mutoya muri twebwe. Nta telefone ufite, Imana izayiguha umuhungu mwiza. Uracyari umunyeshuri, narigiye kuyiguha ariko nibuka ko yagusaza. Ndahamagaye manzi ko twimagine ko mumvaga, ndamuhamagaye ari guhamagarwa ahise apfuye naho rya muhungu mwiza. Ntabwo apfuye ariko araryamye. Haleluya. Utozana ko kazi ngwino mama azo zana ko kantu wambaye mu bitutu byawe aza kuba gusubiza zigukenyera ko kubera ndakagusubiza kuko mwiza. Turangije tumujyana kwa Murenzi. Mumbwire ngo apfanye, mumbwire mugenzi we apfanye kumva. Umuntu akwegera umutinya mumbwire ngo apfanye kumva. Haleluya. Kumva yakwakiriye kera aragupfana, tumujyana kwa Murenzi turenzaho isima turamutwikira. Apfanye kumva, mu yandi magambo apfanye simukadi. Haleluya. Haraho bigera ntidupfana amafaranga bigasaba gupfana simukadi. Bariza
mugenzi ufite simukadi mwuga ako kada mutinya umugore ufite simukadi mwuga nyamwenyemere tuganisha ku munsi wa muzehe kandi Imana ishimwe muzehe ko yitahiye agataha ikibazo iza amahirwe ndabukuru nurakara uzakoka amen muzehe aryamye mu isanduku manzi kuko ari muzima afite simukadi apanye simukadi mwihangane gatoya haleluya mpera Yesu icyubahiro haleluya ijambo riravuga ngo ni ukuri ndabwira yuko igihe kije ndetse gisohoye ubwo abapfa bumva kandi bazumva bafite harukumva kubi abapfa bumva ngo kandi bazumva bivuze ngo ukundi kwamagana kuzabaho ni ukuri igihe kirahari ndetse kirasohoye Kubisa jera bite, saneze kwa chani, mwisho
wanjye mo kagara. Haleluya, nyerera worohe umutima wanjye. Niho Yesu we mbabarira. Turashaka kuza. Tuzaririmbana na bene. Tuzaririmbana na bene. Tuzanezerwa mu ijuru. Ayi tuzanezerwa. Mwami Yesu tuzazi wawe. Ayi tuzahazabukana. Tuzaririmbana na bene. Tuzajya mu ijuru. Haleluya. Tuzaza. Mwami Yesu tuzaza. Tuzaza mwami. Tuzaza. Yari bitubwiye tuzaza. Yaba rero utaramenya Yesu nta n'ikintu nta n'icyo urabona. Kandi mu isi wabaho nta kintu na kimwe uzi. Urugendo rwawe ruzarangirira kwa Muremyi, ariko twebwe tumanuka kwa Muremyi dufite ibyerekezo. Kumva zako hashinze urwego, hari umunsi uzaba ugeze mugenzi wawe warakijijwe ukoreze ko wakijijwe, ariko ukoresha niba warakijijwe akora izo ni mpamvu turakizwa mu kagara. Aya uzajya mu ijuru. Mu ijuru imbere tuzanezerwa cyane. Mu ijuru tuzaririmbana na bera. Tuzambikwa ikuzo mu rugo n'amarira azava mu ijuru. Tuzagira dute amasomo tuzaririmbana. Tuzambikwa zo mu rugo n'amarira azava mu ijuru. Bizagenda bite? Tuzanezerwa cyane mu ijuru. Tuzaririmbana na bera. Tuzambikwa ikuzo mu rugo n'amarira azava mu ijuru. Dutegereje iminsi ibiri y'ingenzi. Umunsi wa mbere ni umunsi wo kuryama mu isanduka n'umwe yarategereje, ariko hari undi munsi dutegereje. Abenshi nawe tukiri bazima, hari iminsi ikiri imbere yacu, iminsi ibiri. Iyo minsi reka tubabwiremo kabyara. Umunsi wa mbere n'uyu mwana mumureke murekere umwana Isa tukajya kwa Murenzi tugacecekerayo, turyama mu isanduka tugacecekerayo, turyama mu isima tugacecekerayo. Imyaka ikagenda, iyindi ikagenda, ariko hari umunsi babwire bavandimwe, niba wemera ko gupfa bibaho, wemere ko hari undi munsi. Icya kabiri, niba wemera ko wabaye utazi aho wavuye, niba utazi aho wavuye wowe ntiwibeshye ko wavuye mu nda ya mama wawe. Mu nda nta kindi kibamo, mu nda habamo igifu, habamo impyiko, habamo umwijima. Nta muntu uba mu nda waciye mu nda. Niba wemera ko waje mu isi, ukemera ko umuntu arundura akarengera mu isanduku, wemere ko hari undi munsi wo kubaho. Haleluya. Nta kibazo ufite, upfa kuba ufite simukadi, upfa kuba ufite kwita, ufite kumva, akurwamo azahaguruka azahutsemo kabyara. Kubera ko nta kintu kinyuma, nuko afite telefone, niko bizagenda. Ibituro by'abera bizaturagurika, amasanduku azamenagurika, abana b'Imana bazahaguruka, abera bazabyuka, abera bazasohoka, abera bazava mu mva, abera bazava mu bituro byabo, abera. Reka bayitangaza. Gari mpamvu yo kutarinda muzehe mu mborogere. Ni mpamvu niyi nuko utange Kristo. Rwose ntitunamutinze. Tumvane ko Murenzi muzehe tumushingure. Dutegereze ko Yesu azamuhamagara. Natwe tuze turwane ibyacu. Nta nubwo nta n'ikibazo gifite. Nta kibazo cyo uyu musaza nta kibazo cyo kwiga gifite. Nta kibazo cyo kurwana gifite. Nta kibazo cy'amafuti y'isa gifite. Wibyo birarangiye. Nimuze tujye kwirira twebwe. Tugifite urugendo rwo kubeshya. Turacyafite urugendo rwo kubeshya. Turacyafite urugendo rwo kurwana. Turacyafite urugendo rw'uburozi. Turacyafite urugendo rw'amatiku. Turacyafite urugendo rw'iy'isi. Nimureke tugende tumushyingure tuze tujye mu miruho yacu. Tubaye tunahitamo neza ahubwo nuko tutabitinyuka. Tubaye tunahitamo neza. Twese twakugira ko muri tuvuga ngo reka turuhuke guhamagara.
kutema amagambo hari icyiza dukora tukakabona hari ikindi tuzakora uretse kuba ducukurana imyeyo tukambanira hari ikindi wakugira amahirwe yakuye ugira amahirwe yaruhuka urakoze mpungu mwiza uzakomeze kumva Yesu naguhamagara uzamwitaba kandi uzabane n'itsinda uzabibisira ry'abera era kakana kajya umupira kansubiza gakenda mukatiye yewe baruhuka imiruho yawe yewe bene data waraho mugeni mutaramenya Yesu dore mubwira umuntu mutazi utanga amahoro dore umugabo utanga kurama dore umugabo utanga ubuzima nta wundi uretse umwami Yesu wenyine niwe utuma abantu batari bafite agaciro bagira agaciro uwo ni urema ababandi uwo ni ukura mu itaka akazamura ni mubana mwese ko muri abahinzi mwese ko muri abahinzi reka kababaze babana muri abahinzi mwese iyo umanukanye amasaka yajyanye kuyahinga iyo umanukanye ibigori ugiye kubihinga iyo umanukanye ibishyimbo ugiye kubihinga uragenda ugafata igishyimbo ukagitama warageze ukarenzaho itaka igishyimbo nicyo cyumye ikigori nicyo cyumye isaka ntiba ryumye uragenda ukarenzaho itaka warangiza ukagenda ukizera ukagenda ukicara umwizera ugatangira kwibaza Imana nayo kuko ari umwizera wajya kubona ukabona igihugu igicu kiregeranye umuyaga urahushe ukajya kubona ukabona imvura iraje mu gitondo ukaza umurima wawe ukajya kubona ukabona umurima watangiye kumera wateye icyumye azuka ikizimu niba mwemera ko ibigori bizuka natwe tuzazuka baraza kugenda ngo bemera ko ibigori bizuka baraza kwicara twemera ko ibigori bizuka ntabwo utamuboneza vuba uramutinya mwemera ko ibigori bizuka hanyuma Yesu tubimanukana byumyeriya tukabikazamuka ari wese inshuti muzehe tumanukanye yumye azazamuka ari muri mwuka byara umunsi wabera hari umunsi ntegereje dutera ibigori tukabitera byumye dufata amasaka tukabitera yumye dufata ibishyimbo tukabitera byumye imvura y'imanuka iraza ndekatohera mu itaka byatohera mu itaka ukajya kubona ukabona ikigori ukajya kubona ukabona igitondo cyagondoye ibishyimbo byagondoye ukajya kubona ukabona birazamutse ukabona bigize amababi wateye icyumye ukabona havuye amababi niko bizabera mwuka byara babyeyi babana umubiri dupfana ntabwo tuzazuka umubiri ikigori uteye ntabwo ari ukizukana igishyimbo uteye ntabwo umubiri kizamuka kuko giteranye ari ukizamuka niko tuzazamuka mwuka byara tuzazamuka twambaye imibiri muzima uyu mubiri naba ziwazandwaragezeyo zambarugiza bwa Yesu uko azasa niko zaza uko azasa niko zaza uyu mubiri naba ziwazandwaragezeyo zambarugiza bwa Yesu uko azasa niko zaza uko azasa niko zaza kwisengera ko twamenye Yesu wowe utaramenya Yesu igiganye n'undi utaramenya Yesu ntabwo ufite icyo uvuga utaramenya Yesu ntabwo ufite icyo reka mubwire abavandimwe dutera ikigori cyumye akazamuka ikigori kibisi ukajya kubona ukabona kizamutse gifite ubuzima nk'ubu mwuka byarumure ukajya kubona ukabona kirazamutse gifite ubuzima nk'ubu niko tuzazuka mwuka byara dore murashaje muze hamanutse ashaje amanutse atabasha kugenda azazuka ari umusore azamanutse adafite imbaraga amanutse atakibasha atacyumva hari igihe ukabona ntabwo ariteshaguzwa kandi reka ateshaguzwa yaravunitse reka ateshaguzwa yararushye ariko bavandimwe ku munsi w'umuzuko azazukana ubuzima niba ikigori kizuka ari kizima niko na muze hazazukana ubuzima ntari bavandimwe be nimunyemerere nsoreze ahangaha hari ikintu hari umunsi dutegereje umunsi wo kuzabana na Yesu umunsi wo kuzabana nande na Yesu abandi Imana ibaha umugisha kugira ngo ntaza gutinda dore iri jambo rimwe ni nayo mpamvu birivuga muri Zaburi 116 umurongo wa 15 nishimiye kuganira namwe iri jambo uyu munsi Zaburi 116 umunsi umurongo wa 15
ndaje kuba umuryango ngiye kubaha umwanya satani twari twemeranyije zirageze hanyuma tuganireho duherekeze umusaza wacu Eliya nta mpamvu yo gutinda n'umusaza tumanukane tugende tumushyingure tukerekeze mu cyubahiro yaratuvunikiye natwe tumuvunikire tumubemo tumuherekeze hanyuma tugaruke tuze turwanire intambara zacu. Reka dusome Zaburi 116 umurongo wa 15 aravuga ngo urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Niko nupfa uzaba ufite igiciro cye, uzaba ufite agaciro cy'imbere y'Uwiteka Imana yawe. Icyo ni cyo ukwiriye kwibaza. Nimunyemerere mbasengere, nimwigire ijuru. Ngaho mwigire ijuru. Babarira uhagaze mu maguru yawe bose uhumirize ku maso yawe. Mwami icyubahiro kibi cyawe uhumirize ku maso yawe. Utekereza ko uhumiriza ku maso yawe kwinjiza mwene data. Amafaranga ni menshi. Dufite igiceri cy'amafaranga 10, dufite igiceri cy'amafaranga 50, siziba ntabwo ntacyo 20 cyaho. Dufite igiceri cy'amafaranga 100, dufite inoti ya 500, dufite inoti ya 2, dufite inoti ya 5. Byose bikorwa n'abantu, ariko inoti ya 5 ifite icyubahiro cyihariye. Uko zirutana mu cyubahiro, zikora zirutana mu buciro, niko zirutana mu cyubahiro. Utekereza ko imbere Yesu ufite igihe cyubahiro. Ufite icyubahiro cy'ubusinzi, ufite icyubahiro cy'ubusambanyi, ufite icyubahiro cyo kugambana, ufite icyubahiro cy'ubugome, ufite icyubahiro cyo kutamenya Imana. Utekereza ko ufite igihe cyubahiro. Niba uri umusore ufite igihe cyubahiro. Icyubahiro cy'iki ni igihe cyubahiro. Icyubahiro cyo kwirirwa muri pornography, icyubahiro cyo kwirirwa mu mafuti. Niba umukobwa icyubahiro muri iki ufite igihe cyubahiro. Icyubahiro, icyo cyubahiro ufite mu isi nicyo uzapfa. Ariko Yesu n'umugabo mwiza yakuvunjira akaguha ikindi cyubahiro umunsi wa none. Oh haleluya. Mwami Yesu Kristo ndi kumwe n'inteko y'abera. Nimuhumirize ku maso yanyu n'abengenzi. Babarira muhumirize ku maso yawe. Utekereze icyubahiro ufite imbere y'Umwana. Imbere Yesu ufite kaye gaciro. Bavandimwe uzaherekezwa tukuvugaho iki? Yego wenda dushobora kuzakubeshya bakavuga ngo yari umwana mwiza nyamara wabeshya nawe ubizi ko abeshya, ariko ntabwo wabeshya umutima wawe. Aho urara urahazi, aho wirirwa urahazi, aho urahazi. Reka mubwire uyu munsi wa muzehe ushobora kumuha impano nziza. Ushobora kuvuga uti turi umusaza ukoreye Imana, turamuherekeje ku cyubahiro, turamuherekeje mu gaciro gakomeye. Nawe ukavuga uti nanjye bazamperekeze, bazantangira ubuhamya neza. Birashoboka ko wabura ahangaha guhumirije ndabasaba guhumiriza ku maso yawe rwose bakigusenya guhumiriza ku maso yawe. Ukaba ushaka ko gusengera ukaba wahaye Yesu ubugingo bwawe ukuri umunsi wa muzehe ukavuga uti Mwami bisemo ku wawe kandi ndabyemeye. Birashoboka ko wabura ahangaha ubaye uhari ko ushaka gusengera baruzamu urutoki rwawe uri musengera. Ubaye ndabona umuntu umwe, ubonye abantu 2, 3 muhumije ku maso yawe urashaka guha Yesu ubuzima bwawe. Uyu munsi wafata icyemezo urakirana n'isi zagushirana, urakirana n'isi ufite icyubahiro cye. Uyu munsi waha Yesu abaza mu kiganza cyanyu n'abana beza. Nimunyemerere itorero rikomeze kwigira umutima. Oh haleluya. Mwana wanjye ntugire isoni, zamura ikiganza cyawe uri. Uyu munsi waha Yesu ubuzima bwawe. 2, 3, 4, 5, 6. Oh haleluya. Ora wewe zamuye ikiganza cyawe munyegere hano musengera bari muhurije ku maso yawe. Munyegere hano basengere. Ufata icyemezo cyawe uhindura ubuzima bwawe. Umunsi w'urupfu upfabye tuzapfa twese, ariko ntabwo tuzazuka twese. Nitunazuka ntabwo tuzahabwa icyubahiro kimwe. Nimutera utama munyegere. Nimumfashe n'abingenzi, nimumfashe muhumirize ku maso y'itwa nsengera abantu amashusho. Fasha mufashe n'ubwo mushaka ko waha Yesu ubuzima bwawe. Umunsi udasanzwe ku buzima bwawe waha Yesu ubuzima bwawe ugatangirira muri ibyo navuze ngo n'itangiriro ry'umunezero wanjye. Oh ini tangiriro ry'ubuzima ushobora kuha Yesu ubuzima bwawe kuri uyu munsi w'urupfu rwa muzehe. Waha Yesu ubuzima bwawe, Yesu akazaguhamagara ku munsi w'abera. Umunsi azahamagara abera nawe akazavuga mu mwana wanjye zuka vayo, sohoka mu gituro kuko abapfa bumva bazongera bumve. Ntacyo uzakora ngo ureke kumva. Hari abazakorwa n'isoni, hari abatazicara mu itsinda ry'abera. Bavandimwe bana b'Imana ndakwikingira imbere y'Imana. Nimuzamura amaboko yanyu imbere hejuru, muzamura ibiganza byanyu hejuru, muzamura ibiganza byanyu. Namwe bari inyuma mumfashe kubasengera. Bashumba banjye muze Nyabutsitsi ngwino hano, namuze Jean d'Amour nimuze hano,
muze hano dusengere duheshe umugisha abashumba nimuze mwese nimuze abashumba mwese nimufashe amapadiriya nimufashe amazanire duhumirije ku maso yacu dusengera abantu dore umunsi n'umunsi wo kwitekerezaho niba utagira kwitekerezaho ntabwo uzigera witekerezaho umunsi n'umunsi wo kwitekerezaho umunsi wo gufata disipurine ukava mu nzoga zakugize imbata kuva mu byaha byakwase kuva mu mwanda abashumba beza abana b'Imana tubakoze ikiganza tubatongere kugera mu maso y'Uwiteka mu izina rya Yesu. Mwami Yesu uyu munsi n'umunsi udasanzwe ku buzima bw'abera. Haleluya. Nimwegera marabika ibiganza basabe ko Yesu abegera nuko ndabinginze abashumba mufashe bishop mufashe inshuti za Yesu. Mwami Yesu mpaye icyubahiro ku munsi wa muzehe hari abantu baguhaye ubuzima bwabo abangaba bari barabigeze kwa mu nzu yawe barangije babivamo hari igihe bari abakozi bawe hari igihe bari abakozi mu nzu y'Imana igihe kiragera babivamo ariko uyu munsi bafashe icyemezo bavuye muri umunsi uzakinguza hamagara bera bazaba bafite kwitaba bazaba bafite kumva igitumye baje ahangaha nuko bafite kumva mukiza igitumye baje ahangaha nuko bafite kumva nimubasengera bingingiye bana b'Imana abantu mufatanya na Yesu kwishima. Yesu arishimye ku munsi wa muzehe uyu munsi twayakire muzehe ariko yakire n'ubuzima bw'abantu yabandike ibitabo by'ubugingo data wera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti bishimanye n'ibiryago mubasengera binginze. Haleluya. Mu izina rya Yesu mufashe ndabinginze mubasengere murambike ibiganza mubasengere dayimoni ntizongere kubahamagara niba ntabwo ari abakozi b'isi barekeraho inyota y'isi barekeraho ubusinziro ubusambanyi bw'isi barekeraho intambara z'isi izina rya Yesu. Mana data nzamwijwe ryanjye ndasengera abavandimwe Mana ndabasengeye Uwiteka kuri uyu munsi Mana n'umunsi w'igiterane cya muzehe ntabwo ari umunsi w'urupfu ahubwo ari umunsi wo gusinzira kwe ntabwo ari umunsi w'urupfu ahubwo ari umunsi w'igiterane Mwami data abantu mukiza bakire mu bugingo bandike ibitabo by'abera abadayimoni ntibazongere kubarega satani ntazongere kubarega bazibabohore Mwami bandukure ibitabo by'abarimbuka bashyira ibitabo by'ubugingo buzuzwa umwuka wera bakira imbaraga zisumba byose bakira ubuntu bwawe Mana data ndakwinginga abantu Mwami w'abami ahubwo ntabwo nzi aho batuye ntabwo nzi aho bakorera ntabwo nzi aho baba ariko urahazi Mwami urabasobanukiwe mukiza mu izina rya Yesu reka ubuzima bwabo data ubwakira Uwiteka bakira ubuzima bwabo maze bazanezererwa n'abera bazaririmbana n'abera Mwami Mana umunsi uzahamagara amazina y'abera bazakwitabe be gushira isoni Mwami bazakwitabe nabo Mana yanjye babarira kuri cyasha hejuru yacu kuri ishambo hejuru yacu kuri cyaga cyaha hejuru yacu kuri cyaga ubugingo bwacu kuri cyaga ubuzima bwacu kuri cyaga ubwenge bwacu kuri cyaga amagufwa yacu tsinda kamere zacu Mana gutsinda amafuti yacu dukore icyo satani aturega dukore icyo satani aburana dukore icyo satani avuga dukore icyo satani atekereza dukureho Mana yanjye data mu izina rya Yesu twasesa amasezerano y'abadayimoni twasesa amasezerano y'abafitanye n'ikuzimu twasesa amasezerano y'abafitanye n'imbaraga z'amazi twasesa amasezerano y'abafitanye n'icyaha twasesa amasezerano y'abafitanye n'umwami w'umwijima mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu impapuro z'abadayimoni tuzicagagura impapuro z'ikuzimu tuzicagagura amazina yabo nacungurwe imibiri yabo nicungurwe ubwenge bwabo nibucungurwe ubugingo bwabo nibucungurwe imyuka yabo nicungurwe nibakire Mwami bashyire ku itsinda ry'abera aho wari ugeze bandika mu bitabo n'abo bantu bandikeho Mwami udatakaje n'umwe nimuzamure ibiganza byanyu mwebwe nimuzamure ibiganza byanyu bashumba mukiri iruhande rwabo mukifasha abashumba beza mwebwe bari ahangaha muri mwaje kwakira Yesu nimusubire muri amagambo guti Mwami Yesu ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye nitegekaga ariko uyu munsi wa none nk'umwuka wawe mbashe kumva ijwi ryawe mu izina rya Yesu unyandukure mu gitabo cy'abarimbuka ushyire mu gitabo cy'ubugingo nemeye kuba uwawe none n'iteka ryose kuva uyu munsi mfashe icyemezo cyo kujya mu nzu yawe mu izina rya Yesu satani imbere yanjye nemeye kuba umwana w'Imana mu izina rya Yesu amen. Haleluya. Ariko mugihagaze hano bavandimwe beza muzajya ujya gusenga guhera umunsi w'ejo muzajya gusenga mujya mu nzu y'Imana muhese ubugingo bwanyu isi irimo irashira yo ntacyo wakora ngo ihagarare
irarangira, ubugingo bwawe Yesu umunsi w'imperuka naduhamagara twese tuzazamukana icyampa tukazabonanirayo, tuzabonana. Imana wamugisha tuzabonane. Zaburi ya mbere.